Ikaze kuri Kadu Studio. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ukuntu wajya ureba video kuri YouTube ikeye. Bikunda kubaho ko abantu benshi ujya kureba video ugasanga ntabwo igaragara, ariko burya hari ahantu muri telefone yawe uba ushobora kujya video ikagira ite ikagaragara neza nta kibazo. Urugero, telefone yawe niba ifite internet nyine uraza bisanzwe, nurangiza ujye kuri YouTube, warangiza kujya kuri YouTube, urabona nk'iri shusho uburyo rigaragaramo, bigaragara ririmo ibihu. Muri kubireba neza, ngira ngo uri kubireba uko nazuminga kose, urabona ko ritagira gute, ritagaragara. Niba rero ushaka ko iri shusho ryawe rigaragara neza kuri telefone yawe, niba ari nka tutorial uri kureberaho ushaka kwiga se, icyo gihe uraza muri iyi video yawe uyikoremo gutya, nurangiza uri kureba hano haruguru ko hari akantu ka setting kazamo, uri kukabona. Ahangaha niho ujya guhitiramo ukuntu ishusho ryawe rigomba kuza rigira rite rigaragara. Urabona uramutse uri kwiga ishusho ryawe rigaragara kuriya, ntabwo uba ubona inyuguti neza, ntuba ubona ibintu umuntu ari gukora. Icyo gihe rero uzaza ukore hehe, hano kuri setting, numara gukora kuri setting, urabona hano hari ahantu n'ubundi hari setting quality. Urabona arimo ararebera kuri resolution y'144. Ahangaha rero ishusho riba rigaragara nabi. Niba ushaka ko ishusho ryawe rigaragara neza, icyo gihe uzahita uza ukore hano. Ahangaha bari kukwereka quality for current video, nuvuga ngo karite wari uri kureberaho yari 144. Nkibutsa ko ishusho rigira resolution ingana n'1080. Ngira ngo urumva impamvu ishusho ryacu ritari kugaragara neza. Uzahita umanuka, ntabwo uzaza hano kuri auto cyangwa kuri high picture quality cyangwa kuri data saver, ahubwo uzaza hano hari aka kavi, uri kukabona kuri advanced, ukoreho. Nyina ngo urabona ko baguhaye amahitamo atandukanye yuko ishusho ryawe rishobora kuza rigize gute rimeze. Ahangaha uri ni kuri Kadu Studio. Nkwibutsa gukora subscribe. Muri comment ushobora kumbwira ikintu ushaka ko ubutaha tuzigaho ku bijyanye n'imikoreshereze ya telefone. Icyo gihe twebwe twari turi ku 144 quality ya video yacu, ariko ushobora guhita uza, niba ushaka ko video igaragara neza, ugashyira hano ku 1080. Nitumara kwemeza ku 1080, urategereza gatoya ibanze igeremo 1080. Ngira ngo noneho urabona ko video yatangiye kugira gute iri kugaragara neza, n'umuntu yabona ibyo umuntu ari kugira gute ari gukora. Ngira ngo wabibonye ko ubu noneho ushaka kureba ukabona ibintu ari gukora. Urabona ko inyuguti noneho zigize zite, inyuguti zirasomeka, n'ibintu umuntu ari gukora biri kugira gute biri kugaragara. Ngira ngo wabibonye itandukaniro. Aha ni kuri Kadu Studio, twiga ibintu bijyanye n'imikoreshereze ya telefone ndetse n'amamashini n'ibindi bikoresho bya electronique. Kora subscribe niba ntacyo bigutwaye, ubundi tujye dukomeza tubane mu bintu byacu bya buri munsi. Urabona ko rwose video iragaragara neza cyane. Uramutse uri umuntu uzi ruriya rurimi, wamenya iriya nyuguti ariyo. Nkwibutsa ko hano nkomeza kubahugura, mbigisha uko wakwesitara WhatsApp, uko wakwa-updatinga YouTube, mbese buri porogaramu yose ishobora gukoreshwa muri telefone. Ahangaha ngenda kwigisha uko wayikoresha, kabone nubwo bwaba ari ubwa mbere ugiye kugira gute ugiye kuyikoresha. Murakoze cyane.